Yes, muhaye ikaze kuri Ntibisanzwe TV. Uyu munsi icyo ngiye kuba nabereka ni uburyo ushobora kuba washaringa link muri comment. Abantu benshi ntabwo muzi iki kintu. Hari igihe ushobora kwibaza ese ni gute abantu basharinga link muri comment, ku buryo iyo ugiye muri comment ya channel y'umuntu runaka cyangwa se video y'umuntu runaka uhite usangamo link. Iyo ugiye muri comment ya video runaka usangamo link, ariko iyo link ntago uba uzi uburyo bayishyiramo. Uyu munsi niwe ngiye kuba nakwereka uburyo washyira link muri comment. Ese bikorwa gute, mu buhe buryo, byari gihe ki? Impamvu wageze kuri iyi channel bita Ntibisanzwe TV, cyo uzakora rero step ya mbere ni ukujya kuri application yawe ya YouTube. Step ya kabiri ni uguhita ujya kuri YouTube channel yawe. Iyo umajije kuba wayigeraho urahita uza ugakanda ahangaha hejuru kuri ya channel yawe izina ryayo, kugira ngo bigufashe ko wabona link. Uhita uhakanda. Iyo umajije kuhakanda gutya urategereza. Iyo umajije gutegereza rero gutya, icyo ukora hano ushaka ufata link ya channel yose cyangwa se ugafata link ya video, byose ni ubushake bwawe. Ushaka waza kadufate link ya channel yacu yose. Wenda ugahita ugafata link hano hejuru, hano ahangaha ku tudomo dutatu uhita uza ukahakanda. Iyo umaze kuza ukahakanda gutya uhita ubona ahantu handitse ngo share. Ari ngaka akantu ka share hano hejuru, tuzi ukagakandaho. Umaze ugakanda hano hejuru, ukora hano uhita uza ugakandaho kuri share. Umaze gukanda share, hano hasi uhita ubona ko haza amagambo menshi. Rwose hano hasi tuyabona ko haza amagambo menshi, ariko aya magambo ntabwo wowe uyaha agaciro. Icyo uha agaciro ni ijambo rya mbere bita copy link. Ijambo rya mbere niryo uha agaciro bita copy link. Iri ni iringiri, kanze ndikwereke. Iringiri bita copy link. Iringiri rwose niryo uza ugaha agaciro. Iyo umaze kurikandaho gutya, ubwo ukopi ya link yawe. Ikintu cya kabiri cyo kurikizaho ni ukureba uburyo noneho ya link yawe uhita uyishyira muri comment. Icyo ugiye gukora hano, ugiye kuza muri video zacu. Wenda n'urugero video dushaka, turangiza dufate video imwe muri zo, ngaka dufate iyi ngiyi. Nitumara kuyifata gutya disposinge, kugira ngo tuze kubikora step by step. Noneho tuza hano hasi, tuza hano gutya muri comment. Hano tuza muri comment, nurangiza ushishiramo ijambo iyi link uhita ukanda hano muri comment. Nurangiza tuza hano wandike wenda ati mukore subscribe. Wenda n'urugero mukore subscribe kuri iyi channel. Ubundi uhite ushiramo. Ubundi iyo umaze kwandika comment uhita usimbuka ukajya munsi yaho, warangiza ugahita uza muri ya link yawe. Aho uza ni hano. Iyo utari kuyibona, itari guhita yigaragaza ya link yawe, icyo ukora wowe tuza hano muri huza. Tuza hano nkakwereke. Iyo umaze kwandika hano ngo mukore subscribe kuri iyi channel, icyo ukora uhita uza hano ugahita ubona ya link yawe, ukaba yikopi yaje ahangaha, ugahita uyikanda. Iyo uyikanzeho rero hano, icyo ukora hano uhita uza ahangaha kwa gakantu kari hano, kerekana ahantu ukanda. Ukandaho kugira ngo noneho ya link uyaploading kuri YouTube. Uyaploading igenda ku kanya direct, uhita ukanda hano. Ugahita ugakanda hano ugategereza ko yes. Noneho iyo ukanze gutya ubu yaploadinze kuri YouTube. Umaze kuyaploadinga rero kuri YouTube, ndabona urabona ko biba bigize uti biba birangiye. Ikindi kintu cya kabiri ugiye gukurikizaho ni ukora icyo bita pinning. Gupininga ni ukugira ngo upininga link ni ukugira ngo ya link yawe ize kuba ibanziriza video, cyangwa se iza ku mwanya wa mbere yuko hasi bashiraho izindi comment. Icyo ukora rero hano uhita ubona utudomo dutatu. Sorry gatoya hajamo ibintu. Hano uhita uza hano sasa ahangaha uhita ubonamo utudomo dutatu. Hano utudukandaho kuri ya link yawe umaze gusharinga, urangiza ugahita uza ukahakanda. Iyo hakanze gutya uhita ubona ijambo ryanditse ngo ijambo bita pin. Uzi neza ko uri kuribona aho uri hose. Iyo umaze kubona ijambo bita pinning cyangwa se bita pin, ugiye guhita turikandaho. Umara kurikandaho gutya pin this comment. Ubwo ibyo ukora bita pin this comment
ubwo ugiye guhita ugira ute, ugiye guhita uyipininga gutya. Iyo ubaye comment pinned, ubwo iyi comment uba ubaye pinned cyangwa se uba upininze, uvuga ngo barakubwira ngo iyi comment uba upininze kuri igiye kujya kuri buri video yawe yose, igiye guhita, kandi igomba kuba iri newest, mbese ukuvuga ngo buri muntu wese ufunguye ahita abona ko ya comment yawe ije ku mwanya wa mbere, kuko ubwo wayipininze. Buri muntu wese ugiye komantinga kuri video yawe ahita ayibona ku mwanya wa mbere. Niba wari ufite ikibazo cyo ko washira comment washira link muri comment ya video zawe, ukajya ushyiramo link, rero nizere ko wasobanukiwe, ndetse niba ufite ikindi kibazo uze kuza kujya muri comment unyandikire umbaze, ndaza kugusubiza. Ndetse niba utarakanda subscribe, mubwira ngo kuri iyi channel wajye ugakanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye Bisanzwe TV. Twese ko mwagira ibihe byiza muri hose. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ko tubonye time tubahaye ibiganiro byacu, murabizi, mukomeze kuba mwagira ibihe byiza.